umuntu yaraje ku ruhimbi aravuga aza ku ruhimbi aravuga ngo bene ngo nk'aba bantu ngo basa n'abakarabo ngo bahoze ari amaboro ngo muri Tanzania ngo ukuntu babicaga ngo baragenda none uko abivuga we abakristo bagaseka yego yego we ngo ngo neme abana muri ya kera ndangije mitambwira ni sindi buririmbi haleluya baraceceka haleluya baraceceka mitangena mfata igikapu ndataha Imana sinyamoko Imana ntiwavuga ngo Imana n'ubu bwoko Imana n'ubu bwoko Imana Imana sigira ubwoko Imana se ko ari byose ibintu nkubwira wigira ubwoba kuko twe turi abantu bakuru tugomba kuvuga ibintu byubaka society yego Imana sinyamoko ntago ari Imana ushobora gusanga umuntu wanga Imana ari isa nawe niyo dufite abantu bigize nkaho basa n'Imana yego abantu bafite ubumuga muri physical appearance hari ubugaragara hari n'ubutagaragara yego ubwo butagaragara wenda nibwo bavuga ko buba bukabije cyane ariko ubumuga bugaragara nka buno bwacu wenda uko umuntu ashobora kuvuka gutya umuntu akavuka afite amaboko adahagije mujya mubabona umuntu akavukana ubugufi bukabije abo kera bitaga ibikuri so abo ngabo ntago baba bamugaye mu bitekerezo yego jewe rero kuba nagaragara wenda nashatse umugore mwiza cyangwa ari mugenzi wanjye dusa umukobwa yashatse umugabo usobanutse cyangwa umuntu akagaragara yabaye umuyobozi afite ubumuga bw'uruhu it's not big deal ntago ari ibintu birenze cyane kubera ko kugira ubumuga ntaho bihuriye n'ibitekerezo ndi kumwe na Karabo K'Imana umuyobozi ukomeye cyane abasore abakobwa abakecuru abasaza abana batoya mwese mwumve ko ndabaramukije kandi abakunda cyane umuntu nyangawe mu mwihorere muhire hirya ku ruhande kuko nta gahunda bafite y'ubu buzima busesuye mu mwihorere abantu nago bazi kuri umuyobozi n'ababizi ni bakeya hanyuma bantu bawe mumeze muti karandagira ngo tuganire honyine nari nakubajije bantu hari terime nziza ari ufite uri umuyobozi ukuvuga ngo disability is not inability yes yego hanyuma hari abantu babitekereza bati umuntu niyakora umuryango ndagira ngo uduhe ubuhamya utubwire ngo ese mwebwe ubwanyu iyo mubyumvishe gutya abantu bavuga ati ntiyabishobora nabonye ufite sheri mwiza ujya no kumugurira akaburusheti kandi kari sawa unahumurize wa muntu uri kure utabasha kugeraho ubwo ataza urabona uri public figures uza hano kuri channel amateleviziyo arakuzi uri n'umuhanzi ngewe nkuzi uri umuhanzi warabaye icyamamara amacano yose sibyo ko na n'ubu uri icyamamare biranagoye kuzabona uwundi muntu w'icyamamare ukora muri ibi bintu bya entertainment nkanjye hano mu Rwanda ndi umwe nka nikurikira mva nkubwire ibyo nkubwire nge ndiyizi kuko ngi ikintu cya mbere mfite karite zigera muri 5 iya mbere ndaza kugaruka kuri ibyo mbwiraga by'abafite ubumuga yego karite ya mbere mfite uko ngaragara bidasanzwe yego icyo cyo kiragurisha yego ariko icyo nticyari gihagije gusa icya kabiri ndi intyoza mu kuvuga cyangwa se ndabo bita aba public figures sibyo ndi umwe mu ba public figure nzi kuvugira mu ruhame yego icyo cyo no kuba nzi kuvugira mu ruhame kirakonta yego iyo isi karite ya kabiri yego karite ya gatatu ndambara nkaberwa cyane rwose si karite ya gatatu iya kane nzi gukora itangazamakuru ndi umunyamakuru mwiza yego ni karite ya kangahe ya gatanu dukomeze ndi umukinnyi wa filime mwiza hano mu Rwanda ndi umwakiteri mwiza ndi umuririmbyi mwiza yego ndi umusocial media influencer mwiza wese ubwo ayo makarite yose ubwo urumva ndihagije ikintu nzi kwiyaminiya mu rurimi nzi ku speakinga yes vuga indimi zingahe kara vuga indimi zirenga rumwe Ikinyarwanda ni iki Ikinyarwanda ni iki we fata ko ntavuga ururimi rumwe kuko hari ugushobora kuvuga nko kubwira nturwo sinduzi inzu rundi unajua lugha ya Kiswahili ya man
cha barabarani tu. Hapana. Kiswahili sanifu. Yes. Kiswahili vizuri. Twikomereze nanjye ko ngako niko ka barabarani kandi. Tuweza kusema Kiswahili kingine. Sema na Kiingereza unakisema. Sema Kiswahili. Twende. Mimi nasema kifefeko. Na wewe unanidanganya, unakuja hapo kunidanganya wewe. Twakomeje hano twari turi. Tuseme lugha ya watu. Twari turaho. Okay. Ikindi wari wambajije kubijyanye n'abafite disabilities. Kavati nago yakubaka ese yavamo umuntu w'umugabo nyine umuntu abantu bafite ubumuga muri physical appearance hari ubugaragara hari n'ubutagaragara. Yego. Ubwo butagaragara wenda nibwo bavuga ko buba bukabije cyane, ariko ubumuga bugaragara nka buno bwacu wenda uko umuntu ashobora kuvuka gutya, umuntu akavuka afite amaboko adahagije, mujya mubabona umuntu akavukana ubugufi bukabije, abo kera bitaga ibikuri. So abo ngabo ntago baba mugaye mu bitekerezo. Yego. Jewe rero kuba nagaragara wenda nashatse umugore mwiza, cyangwa ari mugenzi wanjye dusa umukobwa yashatse umugabo usobanutse, cyangwa umuntu akagaragara yabaye umuyobozi afite ubumuga bw'uruhu, it's not big deal. Ntago ari ibintu birenze cyane, kubera ko kugira ubumuga ntaho bihuriye n'ibitekerezo. Nyine kara nuko wowe wigirira icyizere muri karito ufite, nuko utongeyeho ati nge nigirira icyizere kumva, ariko harundi bibangamira kandi urabona nanjye byarambangamiye. Yego. Ariko ndareba ndavuga ariko ubundi reka mbwira abantu banafite ubumuga bankurikiye, hari ukuntu ushobora kwirimita ukagira complexe, ariko nanone iyo utekereje cyane usanga iyo limitation ufite nta kintu izakumarira, kuko ubumuga ufite ntiwaba uri buveho. Yego. Nimba ufite ubumuga bw'uruhu nibyo, nimba waravutse uri umuntu mugufi ntuzaba muremure. Yes, ugomba kwiyakira ukigirira confidence. Kuko nyine narebye mbona uruhu ntiruzahinduka. Kera nigeze gusengana na mukuru wanjye, dufata iminsi 3 turasenga ngo turebe ko Imana yaduhindura. Ku munsi wa 3 bigeze saa 6 z'ijoro ducana ikibiriti ngo turebe ko twarangije guhinduka, dusanga turacyari uko turi. Tuvuga tuti ni ibiki what? Ariko tugeze turavuga ngo tugomba kwiyakira uko turi, tukishimira ko Imana yaturemye. Yes, nibyo. Karabo rero nk'umuhanzi kara naguherutse pe, meruka kubabona muri ya ndirimbo niyo Patrick nabonyemo na mama w'abapampe, ariko yarimbo narimbaga nzamura Patrick. Mama w'abapampe tujye tubwizanya ukuri, mama w'abapampe mwamukuye he? Patrick uzamubaza we yamukuye. Ariko mama w'abapampe azi kuririmba, by the way. Kuririmba ariko bundi ntawe utabasha kuririmba. Usibye iby'abantu bibaba bigize ngo nabantu ngo bazi ngo kumenya ngo amajwi meza ngo n'amabina. Amajwi meza n'amabisi babitandukanya gute? Imana twese yaraturemye idushyira ku isi. Bamwe ngo bitoranyamo ngo bamwe ngo nabahanzi ngabandi uri umuhanzi, sende Imana yegeze ko waremera kubwira ngo uri umuhanzi. Nawe waba umuhanzi, nawe waba umunyamakuru. Yego. Hanyuma rero hari abantu bajya bati se wazaririmbye ukigumira uri umwanditsi mwiza, ego ufite karite nyinshi. Kira gikona uwo gikona kinyuze hano ngira ngo ni inyama kijya hariya mu bukwe, haruguru habaye ubukwe, ariko kuntu kinyuzeho kinyize amaguru cyayabangaritse cyane igiki kijyanye. Komeza. Umuhanzi mwiza kara. Yewe kuba ndumanzi mwiza pe, ntago bishidikanywaho, ahubwo ngira ukuntu bimanaginga byose, kuko ndumuhanzi mwiza, ndumukinnyi wa filime mwiza, ndumukomediye mwiza, ndumunyamakuru mwiza, ndumusocial media influencers mwiza. Ubu ibintu byarananshanze, ahubwo ubu nzabigenza. Noneho ba bantu rero bakubona uri umukozi, niho hantu rega nshaka gushingira ngo tuhinjire, ugasanga bajajinze Karabo tumubonye hari urugendo rwamukubise ibiceri byo ari gukorera aricaye, kuko ntago buri kugira tumubonye hariya byagize gutatabata, ariko nk'uyu kweri ugasanga
babifashe nk'aho utabereye imbuto nziza, bo mubavugaho iki? Yego, iyo babifashe bakabiteranya, bagafata akarabo w'umuhanzi muri gospel bakamuteranya uwa mu public figures n'ushosho media influencer, mwebwe mubivugaho gute? Kandi ugasanga umuntu ubivuga nta kintu na kimwe akora. Ubundi ikintu cya mbere wowe yuzi icyo ushaka, wirengagiza amagambo y'abantu, kuko n'ubundi bakumenye batazi icyo ari kikurimo, bakumenye kubera ko wowe wapromotinze ikikurimo. Rero hari n'ikindi kiba kiturimo dushaka gupromotinga, babandi batumenye muri cya kindi batumenyemo mbere, bagashaka kutubwira guma muri cya kindi twakumenyemo. No, icyo wamenyemo ushaka ko ngumamo sike cyonyine kindimo, hari n'ibindi bindimo. Ibyo rero ntago abo bantu ngembaho umwanya, ngewe nzi icyo nshaka, nzi n'impano zindimo ni nyinshi. Kandi ndagira ngo mbwire n'abantu bajya bibeshya yuko umuntu agira impano imwe, barababeshye. Yego, barababeshye. Iyo ni propaganda y'abanyafurika y'ubunebwe yo kurera icyo bita rezi, ubunebwe. Umuntu wari wese ushobora kwicukumbura ugasanga wifitemo nk'impano zirenga 5 cyangwa 5. Yes. Ibyo rero by'abankompeningaho ngo Karabo ngo kuki ngo wenda ngo ujya muri bira cyangwa ntibanabimbwira bakavugira mu matama, ibyo birabareba. Je ntago mbitayeho, kuko iyo mpano bashaka ko ngumamo bayimenye kuko nayiberetse. Nibareke n'abandi bantu mbereke ibindi bintu, ibyo bo banga hari abandi bazabinkundira. Nibiba bikubangamira ugasanga nyine hamwe hari aho waburiye umuntu akaba baturi aho mu matiku, sinakongera kumuha agatuti mu rusengero. None se agatuti atama agatuti ibindi mba ndimo byo ntibabyinjiza. Ubundi reka nkubwire, ubundi muri iyi Afrika twakuriyemo, ugomba kugira icyo bita plan B. Plan B, yes. Sibyo? Ukaba ufite plan hamwe byanze, plan plan A cyangwa se plan I. Iyo ngiyo ni ya yindi batumenyeho y'ubuhanzi. Ukagira na plan B, hahandi ubona mu buhanzi batakigutumira ukahita ujya muri filime. None se ubwo umuntu ushobora kuvuga ngo Karabo nge ntago mbitaho. Hari indirimbo naririmbanye na Patrick ivuga ngo ntago tubaye ku mugambi w'abantu, ni nayo irimo mama w'abapa. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntago tubaye ku bw'abantu. Nge ntago nkora ngo nshimisha abantu, nkora kugira ngo Imana nyinezeze n'ubuzima bwanjye bubeho neza, roho nzima itura mu mubiri muzima. Yes, ngomba gushaka pesa, kuko abantu nagiye mbiringira ngo bazama amafaranga barayanyima, aho kuyanyima ahubwo barantuka. So mu gihe bayashatse kuyanyima bakashaka kuntuka, rikajye nyishakire rero. Mfite ubushobozi jewe bwo kuba nashaka amafaranga nkigurira imodoka umuntu yanze kuma. Mfite ubushobozi bwo kubaka radio na televiziyo. Why? Kubera iki nge ntabikorera nkabiharanira. Ego. Ikindi rero tukiraho ngaho muri social media influencer, impamvu murahagera bamwe mukabazamura abandi mukabakubitisha hasi amagambo. N'inkuru wanze kuvugaho mbona nakubwiye ati mbona bizarangira bamwe nanone bongeye gukoramo ab'intangarugero bakabera abandi urugero bakarya amapingu. Ubona ari iki YouTube yo mu Rwanda, ba YouTuber bo mu Rwanda mukunda? Nawe ndagushyiramo kuko uri umwinfluencer wa mbere. Mukunda ikintu bita itiku no gusenyana, ndetse cyane cyane muri n'abakozi b'Imana, hahandi bari babazi naho mwimuke bagasanga nta mbuto mwayereye, kandi ari cyo gihe Imana ibaye ngo mubwire abantu buto. Ngiye kugurugera kandi abantu badukurikiye n'abahanga. Uyu munsi umuntu utsimbaraye, urabona u Rwanda rugendera ku bumwe, sibyo? Uyu muntu udukurikiye wenda utsimbaraye ku bwoko runaka, uyu muntu yabonye umuntu uharanira ubumwe avuga ko yibeshya, avuga ko ari no mu matiku, sibyo? Uyu munsi wa muntu utsimbaraye ku bumwe, uwo nguwo we bamutera amabuye kuko bavuga ibintu bidahwanye n'imitekerereze yabo, kuko bamwe bafite utuntu twinshi. Icyo gihe bafata wa muntu nk'umunyamatiku. Sasa abantu benshi ku isi bubatse ikintu bita ikinyoma, barangije bagisiga amavuta baranakidekora. Icyo gihe rero iyo uhagurutse urwanya ikinyoma bakwita umunyamatiku. Uzareke umva nkubwire, ntuzabe nk'abafarisayo nawe wa munyamakuru. Uribuka ko mu gihe cya kera na Yesu yajyaga abwiza abantu kuri, bagezeho baravuga ngo uriya ngo ni umwami w'abadayimoni. Ukuri ko gusohora amajwi hanze se ya Karamo ngo n'umugore bashwanye, uko ni ukuri ka? Oya, ukuri se ubundi se reka nkubwire, ukuri kwawe utekereza ko ariko kuri Imana ishaka?
ahubwo wenda kwa kuri wowe urwanya kwa kuri abantu basohoye amajwi y'umuntu runaka w'umusambanyi wenda Imana niko ishaka cyangwa nibwo buryo Imana yanyuzemo kugira ngo wa muntu imutwikurure. Bibiliya ivuga ngo iki? Igivuga ngo izabatwikurura, igitwikurura abantu ikabereka abantu babeshya ikabashyira ku karubanda. None se ibatwikurura gute nyine? Nuko nguko ishobora gukoresha karabo wenda agashyira amajwi yabo hanze n'urugero. Imana inyura mu nzira zayo. None se Eliya ari ku kagezi k'Ikireti byagenze gute? Abantu nibanze kumugaburira, Imana yakoze iki? Yakoresheje igikona. Niyo se kimuzanira ibiryo ntiyari kuvuga ati ntabwo ndya ibiryo by'igikona n'ibiryo. No, ibintu byose bigira impamvu. Ibi bintu abantu rero bita amatiku nibabyitondere kuko birimo biravumbagura ukuri kwinshi abantu bari barahishwe, abantu bari baratsikamiwe. Reka rero abantu bagerageze kuvuga ukuri, bizatuma societe iba nzima. Yes. Abavuga ati uko si ukuri ni ugusenya umuryango nyarwanda, ni ukwangiza abana babo. Kuri kutaraza se abo twagiye tuvugaho bari bamaje gusenya inshuro zingahe? Abo mwagiye muvugaho nimo ndakubaza. Internet itaraza, YouTube zitaraza ntago abantu banaharikaga. Umuntu ntabwo atungaga umugore akumva atamuhagije akajya guharika. Uzi YouTube ziba ziri ukuntu twari kubota. Ntago byava. Ukavuga tuti runaka yashenye urwo yagiye guharika. Ibyo rero impamvu bamenyaga ngo runaka agiye guharika nuko kera hari nayo ibyo bita amatiku hari ukuri ariko kudafite internet ngo ikwihutishe. Byari biri mu makaritsiye, ubu byavuye mu makaritsiye. Uyu munsi ushinga televiziyo ukajyaho ukavuga kwa kuri kwawe kukarakumvishwe n'abantu 5,000. Gacwa noneho kwa kuri uri kwita ukuri kwabaye amatiku ngende kubyita itiku. Byahageze ku muyobozi mukuru. Umuyobozi mukuru wahe? Wa Nyanza meya. Nese bya meya no miniti kubiriya. Sirumva umuyobozi none se ubundi meya aho yareka mbanze mubwira. Meya uwo meya uvuga si pasteur, si Gitwaza, si Masasu, si Rugagi. Iki cyabaye kuri meya kidasanzwe niki? Kwirira umwana nyine w'abandi. Nimba yamuriye nyine ni meya ntago jewe nsesengura cyane kubijyanye na gospel. Nimba yamuriye ubwo nyine yapagariye kandi numvaga ngo umugore we yari yaramutaye. Kandi nanone ntiwirengagize yuko hari abagore basigaye batabagabo bakirenga abagore barigize nk'utumana. Umugore agatumuga bavuga ati ndamutaye, ukagira ngo niwe Imana yawe, akumva yuko niba gutaye abandi bagore batazakubona ngo bakwikundire. Ubwo niburiya wa meya ariwe yaramutaye, ikizungereza cyaramubonye kibona ko gikwiye kumwomora ibikomere ya. Ahubwo wenda ikosa ya mukobwa yakoze no kujya muri office akifotoreza ku ibendera. Nayo ibyo kuvuga ngo umugabo ngo yaramujyanye ngo barakundana, none se ari kukomeza kubaho gutyo gusa ko numva ko n'umugore ngo bari baratandukanye. Kara uyu mugabo nafite agahinda uyu mugore yataye. Uyu mugabo kuko uyu mugore nawe yarataye umugabo. Nimba afite agahinda se kuki atamugaruye? Erega umva nkubwire. Ubundi ngiye kubwira ikintu abantu bashakanye bacyumve. Nta muntu Imana yigeze iremera undi ngo bavuge ngo Imana ivuge ngo uyu niwe kamara ku buzima bwawe. Never. Iriya ni inyigisho babazaniye ya antikristo, ni inyigisho iyobya. Bira bavuga ngo wowe nguriya ngo niwe Imana ngo yakuremeye akaramata. No way. Uzi irira jambo icyo rishatse kuvuga? Kubana akaramata. Uzi umuntu Imana yakuremeye kubana akaramata? Mukubwire wowe. Yego. Ni umuntu ni muri cyagiye uri muri position nziza y'ubumana, ufite umutima Imana yishimira, na wa wundi mubana afite umutima Imana yishimira. Uri kumva? Abo ngabo ni Imana yaremanye kubana karamata. Yego. Ariko hari n'abantu usanga umuntu niba ashatse umugore, hari n'abantu wenda Imana ishobora kurema, reka nigaruyeho gato ko ibyo birashoboka. Hari n'abantu Imana ishobora kurema ikarema abantu bakaza kubana bagahuzwa n'Imana, abo ngabo wenda bakaba babana karamata. Ariko wibuke yuko hari n'abantu bagiye bicira inzira bakabyitirira Imana. Nawe ni ikindi, abo nabo ni ibindi. Urimo urabyumva? Wa muntu rero iyo yabanye n'uwo babanye bo bakibeshye yuko bahujwe n'Imana, hari igihe kigera igihe kikabavumbagura bikarangira badahuje bagatandukana. Iyo batandukanye rero haba hari uw'Imana bundi yamuteguriye mbere yuko adeviye umugambi w'Imana. Haba hari uw'Imana yamuteguriye akaba ari we wenda bahita bahura. Ujye ubona ko hari igihe umuntu asenya urugo rwa mbere, urwa kabiri bagahita babana karamata. Yego. Aho nigaruye neza.
bari batangiye kuntera amabuye mugarukira aho ngaho mugaruke bakabana karama kuko njye nemera ubu se reka mubwiye ufite umugore ndamuteganya vuba aha ubu wasanga urimo uratereta atari w'Imana yakugeneye cyangwa wenda sinabyananye n'umugore wasanga uwo mbana nawe atari w'Imana yangeneye ari we wanjye ari ngiyewe narakoresheje amarangamutima yanjye nkagenda ngashaka atabyumva agahita wati wabivuze no wasanga nawe umugabo Imana yamugeneye atari iki nawe ibyo byemera gutyo ubu ko muzabyara n'undi mufite abana bangahe ka ubundi iyo turimo turatereta rimwe na rimwe twibeshya mu gutereta ubundi iyo utereta ugiye kureba umuntu muzabana ntabwo ukoresha opinion ntabwo ukoresha amarangamutima none se ko mu bantu ukira ukoresha umutima mana yego ukira ko mu bantu ubu ngubu ubona ari wowe nyine wawe wowe ubwawe nabimenya gutegera Imana niyo ibizi Imana ubuzimana iramutse ikatwereka ibyo yagiye dusezeranya wasanga mwese mwaragiye mudeviye umugambi w'Imana Imana ikavuga ati wowe uriya muntu washatse ntago ari we washatse ugendeye ku ndeshyo wowe n'amatari kandi ugasanga wenda murabanye murasazanye Imana ikavuga ati durubone intera kugeneye n'uriya ibyo bintu rero tuje tubikuramo ubundi Imana nta santima igira Imana iramutse ije ishobora kuza ikareba umuntu wifite ikimodoka udukurikiye hano ikambwira ati ariko umva wowe iyo modoka ugendamo ntago yari yawe yari yuriya yari ya Karabo ahubwo wowe waragiye uragenda wakama ruswa ugira gute urapfundikanya utunga ibitari ibyawe yego ndabeshya ubu birashoboka ko hari umuntu wicaye mu nzu yawe urakodesha birashoboka ko hari umuntu waba yicaye mu nzu yawe ibintu by'Imana ntawapfa kubimenya niyo mpamvu bivuzeho nkatuza Imana ahubwo n'abantu uko babyumva nabwo baratubwira uzi ikintu hano muri Afurika ugiye kureba abantu babana banyabo bashatse Imana yabyemeye ni bakeya bamwe bashakiye ku moko abandi ibi bintu ntubikate ntabyo nkata bamwe bashakiye ku mashuri abandi bagendeye ku butunzi iyo ni Imana se kandi abo bantu bari mu nsengero baratera harere abantu bagiriwe neza n'Imana muzamure nawe haleluya washatse ugendeye kuki question mark washatse ugendeye kuki simbabwiye ngo musenye mugumane ariko abana bazabakomokaho mwige kubwira abana banyu byiza jewe nigeze kuba ndahano muri ADPR habaho umwanya wo kwatura nanjye njya kwatuza abantu none umuntu umwe araza arambwira ngo ndashaka ngo nsengera ngo umwanya wo gusengera abantu noneho umuntu nyine akagenda ayo akongorera icyo ashaka kumusengera umukobwa arambwira ngo ndashaka ngo nsengere ngo Imana nk'umugabo ni yego ndagusengera ngo baburetse ariko ngo noneho ngo nsengere ngo Imana ngo ndashaka umugabo ngo muremure ngo w'imibiri yombi ngo mitandeka kumusengera ndabanza ndahagarara urashaka ngo ndashaka ngo ndamubwira no ndamusimbuka nyuma yaho mfata mikoro ariko mbicisha mu marenga ndababwira nti muzi impamvu amasezerano yanyu yagiye apfa mwahaye Imana ibyo mushaka mwe nimwareka ngo Imana ibahe ibyo ishaka amen none reka mbaze ubwire nturi Imana ntibikanabe tusipoze we waremye abantu bose waremye umugufi umuremure inzobe igikara bose se wabaremye bakunda none mumwe muri ba bana bawe waremye agiye gusenga atangiye kubwira Imana mana ubwo arimo arakubwira n'urugero ariko agura Imana w'umure ndashaka umukobwa w'igishongore uteye gutya uzi ko Imana kugira ngo igusubize yagukubita uruki none nabwiye abantu babwira ariko ubundi iyo hataza kuba Imana ngigirire neza nkurikije ibintu nagendaga numva abantu bambwira ngo mbasengere ubundi nge nari kuba wande aho hantu rero niho narebye nsanga abantu benshi bari mu buyobe abantu benshi bari mu bintu biraho bidafite 12 ndavugana abantu bakeneye kurogorwa ibintu babaroze wowe uri umurokore urajya gusenga Imana ibwira Imana noneho hari uwo navuga arabonjya mbona imbere ku ruhimbi ngo haleluya ngo reba ngo umugore Imana yampaye ngo hindukira sha madango reba ngo reba ngo amabuno ngo umugore Imana yaguhaye ngo Imana sireba uko nguko iyo ni Imana se bo ishobora kumuguha ariko stop kubyirata mu rusengero kuko hariya ntagaraho birata ivangura no
ahubwo wagenda ukavuga murebe umuntu Imana yampaye arayikunda kandi arayubaha. ndashima Imana ko yampaye umufasha uyikunda Imana. Yego. Yes. Ariko mu rusengero ahantu habaye ahantu isibaniro ry'abantu bakora ivangura, ugasanga umuntu yagiye mu rusengero, umugore wanjye ni mwiza mwamubonye, buriya rero njye hari igihe mureba kera nagiraga n'ifuhe ku buryo nanakumanura ku ruhimbi ngahita nkukubita inkoni. Uri ku ruhimbi, uri imbere y'abantu, imbere y'ibihumbi by'abantu, utangiye kuvuga ibintu by'uburofa biri aho. Imana niteye Imana. Ubundi reka mbabwire ikintu, Imana ntawe ubizi ngo Imana ni inzobe. Imana si nyamoko. Imana ntiwavuga ngo Imana ni ubu bwoko, Imana ni ubu bwoko, Imana Imana sigira ubwoko. Imana se ko ari byose. Ibintu nkubwira wigira ubwoba kuko twe turi abantu bakuru, tugomba kuvuga ibintu byubaka society. Yego. Imana si nyamoko. Ntago ari Imana. Ushobora gusanga umuntu wanga Imana ari isa nawe. Rero dufite abantu bigize nkaho basa n'Imana. Yego. Kumva yewe kuko usa n'Imana, wowe Imana uzi ukwisa. Reka. Ye nagiye nigeze kubwira abantu ndabwira ariko Imana ibaye isa n'akarabo iryo juru mwaryinjiramo. Ugasanga Imana ni wa muntu bavuga ngo ungafite ubumuga bw'uruhu, ugasanga Imana irambwiye ati karabo ujya ku marembo. Uyu munsi ko yakoye dusa abantu bakaba bari baragutereranye, genda ujye winjiza abantu. Nkajya ngenda nabona umuntu wari waranyanze nkabwa nisubira inyuma cyangwa nkukubitire hano. Ariko ntago narwana, nabwo nisubira inyuma waranyanze kandi genza na papa. Sasa icyo bishatse kuvuga ari iki? Inyigisho imaho ni iyi. Kora ibyo Imana ishaka, ikindi kunda abantu bose kuko iyo wiringira wirirwa uririmba, wirirwa uri muri korari, wirirwa ubwiriza ntuzi ukwisa. Tureke ibintu biraho, tureke ibiki, kandi ibintu byo kuvuga none ngo abantu iyo bavuga ibi bintu ngo ni amatiku, ntitukavuga ukuri ngo kubarye ngo mubihindura amatiku, ntayo. Yego. Mukire imitima. Mureka guhita mubyimbye. Hari abantu uvuga ugasanga umuntu yabyimbye. Ngiye nigeze kubwiriza ahantu mbwiye abantu ndavuga ni haleluya, baraceceka. Ndongera ba haleluya, baraceceka. Mitangenda, mitankira igikapu hasi, mitangenda mfata igikapu cyanjye, mitansoka mu muryango w'urusengero ndagenda. Kuko mitambona yuko ibintu nababwiye byabariye. Kuko impamvu ngo ikintu twapfuye, umuntu yaraje ku ruhimbi aravuga. Aza ku ruhimbi aravuga. Ngo bene ngo nk'aba bantu ngo basa n'abakarabo ngo bahoze ari amaboro, ngo muri Tanzania ngo ukuntu babicaga ngo baragenda. None uko bivuga we abakristo bagaseka, yego we ngo ngo nawe bana muri ya kera. None abantu bose bagaseka. Arabango bene abantu ngo bahoze ari amaboro. None ukumva we yabaye nkaho yankiniyeho ndi umurambo, yagize nk'umurambo. Muri make yamfashe nkaho napfuye arimo aravugira ku muntu uraho. Noneho abivuze gutyo abakristo basetse barangiye umva shawe mureka gusakuzana abapeti turi mu kiganiro. Urumva ubwana buriya ntago ujya nkunda ubwana buza kuvanga. Noneho abivuze ahita nyakira ku ruhimbi. Urumva ikintu yarankoreye ikintu bita torotire, ni nko torturing, yica rubozo, kukwica umutima, gufata icyuma ugacengeza mu mutima ukajomba. Arangije ngwino uririmbe. Ndamureba ndangije mfata mikoro, bari basetse bataka ndavuga nariko muri abarokore we muri abarokore banyawe, none se ko muri abarokore mwasetse iki? Twasetse kuri iboro ngo bavuze ngo uri iboro. Nibyo byabasekeje. Ubwo se mufite umutima w'abantu, muri abakisito bajya mu ijuru, ntago muri bo ntago mwagakwiye kuba mwankimye ku mubyimba murimo muraseka nk'uko kundi basekaga Samusoni igihe bari bamunogwayemo amaso. Ariko bya Samusoni sinabivuze, ariko ni mu rwo rugero. Ndangije mitambwira ni sindi buririmbi. Haleluya. Baraceceka. Haleluya. Baraceceka mitangena mfata igikapu ndataha. Kuko ngiyewe ibintu by'abantu bakuriye mu bintu bw'ubuvangura we simbikunda. Kandi ndabizi neza uri umuntu ukomeye, wifitiye icyizere, unanezerewe. Amahoro Yesu atanga aba yafite at the end. Uba inzobe, uba urukara, ubigize gute, hari ukuntu bizagenda. Umuntu rero ashaka yaca bugufi kandi nanone agatekereza ku iherezo rye. Karareka tugushimira. Nshimira ariko nasoza mbwira abantu ko mbakunda kandi mujye mwumva inyigisho mbagira. Ikiganiro wenda kibe gikurikiwe n'umuntu umwe. Sharing ikiganiro. Uko niyo waba umwe, ikintu nakubwira ukuri kose, you be happy, ishime uko Imana yakuri ukuri kose. Ntuzagendere ku muntu wakubwiye ngo
ngo wowe ninde se unyurwa n'ukuri kirisharenga iki kiganiro ndi impano Imana yahaye isi mugomba kunyumva nkuko munywa amazi mugomba kunyumva utanyumva mumureke yangare sawa asante asante